Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Natacha. Natacha. Muza byari bihagije. Ikigenzi nuko mwahageze. Ikigenzi nuko mwahageze. Amafuta yanyu ndayafite. Gushinyagura? Usubira no gukubita nakuniga wanapfuye. Wiyahuye. Waboniga iki sugo nguko? Kuniga umupfu. Uniga umuntu wapfuye ariko abapfuye tutamuhaye uburenganzira bwo gupfa. Kandi rega n'ubundi ntabwo uzaba nk'umusozi. Sabe uko kazibye. Ariko kubera iki? Kubera iki abantu icyo kibazo bagikunda? Kumva nyine impamvu umuntu atarashaka se n'iki. Oya ariko biriya ni amakosa no kubibwira umuntu no kumushyira kuri pressure ngo shaka. Umuntu kugira ngo ubone soulmate. Ni ibintu birefu. Natacha ndetse na B-Trey murababona bameze neza cyane. Natacha n'umukobwa beza cyane bari muri industry ya cinema mu Rwanda, ameze neza cyane. Ajya gufata amafoto ari kuri red carpet, urabona ari kumwe na B-Trey, urababona neza cyane batambuka bafata amafoto.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Cool, my brother.
Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Turi kumwe n'umwari mwiza cyane. Happy birthday, beautiful. Thank you so much. Neza. Meze neza. Amakuru. Meze ndashima Imana. Iminda zivuga. For. Congratulations. Wujuje ingahe no gutari buyimbwire? Wujuje ingahe no gutari buyimbwire? Imyaka nayo nakubwira. Imyaka ivuze iki se? Mubuzima bwanjye n'imyaka ihagije kuba umuntu uzi ubwenge uzi kwitaho ya. Nta muntu ungana nanjye utazi kwitaho. Wishimira wagezeho muri iyo myaka yose umaze. Iyi myaka nuko nishimira aho ngeze. Wishimira aho ugeze. Aho ndi n'Imana yonyine kandi niyo ndi gushimira. Yego, hari ikintu wicuza? Imyaka yose umaze. Kwicuza ubundi ni amakosa. Urumva? Kwicuza ari amakosa. Ariko ndakeka nta muntu uba uri gihe adakorera amakosa yenda ngo yicuze ariko ngiye ikosa ndyigiraho. Rero ntabwo mbifata nko kwicuza. Mbifata nk'isomo. Anniversary yawe byagenze neza, byari biteguye neza, hagaragaye ibyamano bitandukanye turibuza guhera kuri Ish Kevin. Mwari musanzwe mufitanye umubano mwiza gute? Ngewe n'abaraperi tuba turi inshuti cyane. Nigeze kurapa herega ntabwo nawe umwanditsi wa ziriya filime ntarigeze kurapa. Ntabwo bishoboka. Ko byagenda rwose. Ntabwo wakwandika ziriya filime zose utararapye. Ntabwo byashoboka. Okay, bivuze ko n'undi mwari musanzwe mumuzanye ko baramufana? Ish Kevin se? Tuziranye nk'abartiste. Nk'abartiste basanzwe. Okay, B-Trey we. Nawe nuko. Nawe nuko bose ni umuziki. Tuziranye nk'abartiste nk'abantu bakora akazi kajya gusa. Yenda ntabwo gasa ariko twese turi abantu baheza ikintu abanyarwanda. Bivuze ko rimwe tuja kuzabona ko udutayemo. Nabatama ariko. Kamwe se? Shaka tungahe. Yuze gukora umuziki se ariko yenjyana wo. Yase, nabona umuraperi ko ngira amagambo menshi. Iyo ncecetse kandi nabwo ntabwo wanywera amazi. Ntabwo ndetse umuntu ashobora kubona nyine hano hari abaraperi nibo muri close cyane. Abaraperi se? Urebye. Izindi njyana wapi wo? Ntabwo nzanga. Nkunda indirimbo nziza. Ariko nta nubwo uzifana. Ngewe se? Oya ndi umufana. Bari hano turabemera kandi ntabwo barapfa. Bruce na The Ben ufana nde? Biriya bibazo ntabwo njya mbisubiza. Ntabwo ujya ubisubiza. Kuko nshobora kubona inshuti na Bruce n'indi inshuti na The Ben nkabatera ishyari. Biroroshye. Indirimbo imwe ya Bruce Melody ukunda n'indi ya The Ben ukunda kugira tubalancing. Hari indirimbo irimo Kamisha na The Ben yitwa Zubeda. Urahizi se? Hari n'indi ya Melody yitwa Ndakwanga. Indirimbo numva ntabwo nabura umuntu umbwira ngo ndakwanga nkanjye ndabikubwiye. Yego, nawe ndatanguye ngo mitu. Okay, fine. Abantu ntabwo baheruka kubona muri filime rero. Byagenze bite nahe makuru ahari? Ndahari pe. Love is my sin yagiye hehe? Love is my sin hano yagiye. Iracyari? Irahari. Ariko buriya hari igihe ugira mu kintu kinini. Ndi gukora ibintu byiza binini bitazatuma mwicuza bamwe mutigeze mubura mu minsi ishize. Bibata kubona mu minsi ishize. None se ni seri wahagaritse izakomerezaho cyangwa yararangiye? Nta kintu kimwe uranahagaritse. Wenda mu maso y'abantu ko bigaragara ko ntacyo nahagaritse. Abantu ntabwo bakunze kubona muri social media cyane urumva rero iyo umuntu atakubona no muri filime ubuhugiye mu biki. Ese buriya muri social media cyane buriya biba ari ngombwa cyane se. Ariko ndahari. Urebye ndahari. Abakunzi rero ba Love is my sin ni icyo babwira bahishiwe iki? Hashize amezi 7. Umukobwa wabo aracyahari. Ntaraje. Yagera nko 8 ubwo ngira ngo. Gutyo. Ya makuru ntabwo yari rero amwe wambwiye. Ayahise. Aya makuru. Ari wambwiye kabiri itariho. Ntabwo yari. Ayahise. Oya, buriya bintu cyose ni akazi. Ariko as long as hari ikintu umuntu batarashyira hanze ngo kivuga nko kuri kuba guhari. Ubu biretse ubundi kazabahereza ukuri neza. Uri muragaragara mu ze filime? Ndi muri My Heart ya Kilaman. Niyo iri gucaho ngo buturi. Success yawe muri cinema uyibara gute cyangwa isobanura umuntu gute? Enye? Success yawe muri cinema. Njye niko natangiye nkubwira njyaho ndi ndahishimiye. Kandi byose ni Imana. Abantu wakoreshaga muri Love is my sin. Uyu munsi none barimo kugaragara handi. Bose bari ahantu hatandukanye. Nta contract nabahaye abazirika bari ahantu hatandukanye. Kandi kujya kuvuga ku wundi muntu se urumva ari sawa. Bose n'ubuzima bwabo bwite cyangwa akazi. Okay, uyu munsi none rero Natacha. Yurebye achievement y'ibyo wagezeho mu ijambo rimwe wabisobanura gute? Ibyo nagezeho? Shangiye ibyo nagezeho ni byinshi cyane ku buryo sinavuga ko ndengeje abandi kubona nageze ku bintu birenze. Sinavuga ko ndi munsi y'ahantu nakoze ibintu bitarenze. Aho ndi Imana ndahashima Imana. Sire kubwe ndagiye dushima Imana abite. Abantu bazi Natacha cyane yaba kuri social media ari za Instagram uzajyaga zina
mwatashye muza byari bihagije ikigenzi nuko mwahageze amafoto yanyu ndayafite nta foto nta cyabaye kandi amafoto arabitswe yego iyo ubonye abantu bameze gutya bangana gutya baje muri bidi yawe bigusigira iki n'ishimwe rikomeye uhita ubona ko urakunzwe hari n'igihe ushobora kuza ngaho nugira umuntu n'umwe ubona rega nabyo birashoboka bibaho ako ntabwo byakubaho ngewe se nese ngewe hari uruswa natanze kuri brand yawe ukoresha irihe banga ntabwo ujya uhinduka guhinduka gute sofa uko umuntu akubonye uyu mwaka niko kubona n'uriya biragoye mba narahindutse ahubwo nuko wenda ushaka kutabibona urumva nyine imyaka ishize ni myinshi look yawe ibiro bihora ari bya bindi ibiro byo nariyongereye ndabizi usije nengere bijyana n'amafaranga bwa mbere nganye gutya ariko oya ari amahoro ntabwo ari amafaranga nese amafaranga adahari twakwiyahura amafaranga adahari twakwiyahura ese ko hari wabimenya gute kandi ahari oya ntayo turi kuyashaka urimo kuyashaka arimo araboneka ariko gake gake iyo ubasha kurya ukabasha kwambara buri imana ibihari nibwo bukungu kuko hari umuntu uri hano hanze wifuza kwambara byanze hari ugendesha ibirenge hari utabasha kurya so yenshi imana kubyo bintu imana yabimpaye byibura iyo ugenda muri sosiyete ukabona abantu n'iki gituma ushima imana cyane nshima imana cyane kubera ko nzi ko uko byagenda kose umwaka urangira umwaka iyo urangiye undi ukaza byibura hari icyo mbona nyine ntago nsubira inyuma kandi nibyo birenze niyo nasubira inyuma nkabona impamvu ituma nongera nkahaguruka nabyo nshima imana nibyo ushima imana ntabwo ntabwo ujya uva ku bintu ntabwo nava koko nzabivaho se gute tutaragera usororo ntabwo bizakora biba bigishoboka neza ko nta kintu tuzajyanayo none se hari abantu baba barihebye n'ubuhe butumwa ubaha ntabwo nakugira inama yo kwiheba kwiheba ntabwo ari urutangwe rwiza gusa nyine ushobora kwiheba bitewe n'impamvu zawe bwite ariko byibura uzajya usenga imana uvuga ngo mana mfasha nongere mpaguruke mve kuri iyo gahunda yo kwiheba bihinduke umuntu ugera kuri level yo kwiyahura we biba byagenze bite buriya buriya se biriya bintu bisa inama uba wayindi ni gute wiyambura ubuzima utihaye se aho se wamugana buriya uba ukoze ikosa niyo mpamvu rero umuntu yahuye turanamukubita kandi yawe no gushinyagura turamukubita ariko ni gute wiyambura ikintu utihaye ariko no gushinyagura usibye no gukubita nakuniga wanapfuye wiyahuye wabuniga iki se ubwo ngubwo kuniga umupfu umuntu wapfuye ariko abapfuye tutamuhaye uburenganzira bwo gupfa kandi rega n'ubundi ntabwo uzaba nk'umusozi uba ufite igihe uzapfira jya utekereje kuzapfa ukora iki ngewe se mbana neza n'abantu ujya ubitekereza ko nzapfa se ntabwo nshaka kubitekerezaho ko n'ubundi nipfa ntabwo nzaba nyiri gutekereza ntabwo natekereza ibyo bintu uyu munsi ibintu afiteho ububasha nshyira hariya urumva ndagukunda turacanagukeneye ariko ni urugero uramutse ubwiwe nyine ko ushigaje wenda amasaha 28 ubwo ni umunsi umwe nakora iki nahamagara inshuti zanjye nkazishimira ko zaje mu buzima bwanjye zaje mu buzima bwawe kuki se ubu ngubu utazishimira zikiriho bashuti banjye ndabashimiye ko mwaje mu buzima bwanjye ibyo bintu barabimbajije ndabashimira ko mwaje mu buzima bwanjye ubwo bivuze utaragenda kubera iki wa mugari icyo kibazo mpamvu nari kikubajije hari igihe usanga nyine umuntu avuze ngo ndamusubize ko njye ngo nasenga ngo nkihana kuki umuntu adatekereza kuba yakora ibyo bintu na mbere yuko nyine ayagira ibyo ariko twakabaye tunabyuka mu gitondo ukabanza gushima Imana ko waramutse ukayisaba imbabazi by'ibyaha wakoze ko n'ubundi byaha bikora buri munsi urareba ugacumura ukora icyo ugacumura so tugomba iki kintu kigomba guhoraho bikaba nk'umuco bikaba nk'umuco numva ni sawa cyane urimo urakura 21 gusezerana yuzuye mugiye kunshakira umugabo ntabwo ari ngiye mvuye muri interview ibintu bambwiye ntabwo nemeranya nabyo ariko gushaka umugabo ntabwo bigira imyaka kubukwe sofa ntabwo bigira imyaka nka se uri kuba batakimubaza icyo kibazo se uri kuba gusa ubwo nawe urakabije se uri kuba kazibye ariko kubera iki abantu icyo kibazo bagikunda kumva nyine impamvu umuntu atarashaka se n'iki oya ariko biriya ni amakosa no kubibwira umuntu no kumushyira kuri pressure ngo shaka umuntu kugira ngo ubone soulmate ni ibintu birefu ngo ni ibintu byo kwitondera uno muntu uzabona ubuzima bwawe bwose mani bajye bari ku muntu afata igihe cye hariho umuntu ushobora kubana nawe ubuzima bwe bwose bararana birwana bagira gute byose
hari ubundi hari imyaka yo gushaka wumva nayibo ushatse ufite 20 sava 14 ndabyemera 60 ndabyemera ubizi nashatse mfite ingahe mbese warashatse dusoza rero ni umunsi wawe urarangiye niwe gutuma abantu bagukunda baba bagukurikirana umunsi ku wundi abankunda nababwira ko imyaka nagezeho nta bwana burimo habe namo so ikigaragara cyo tugiye gukora birenze uko twakoraga abantu bakoreye subscribe 1,000 ntago biruzura Natacha ndahiro ibisanzwe 1,000 tsabyuza rya hari projet birenze tugiye gushyiraho bigiye guhita bishitira cyane cyane nka birthday yanjye bayitegure kuyireba. Okay, thank you so much courage. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Meze neza. Yeah, meze bon. Meza cyane. Thank you so much. Kongo iki? Nitwa Mukundwa Ariane. Mukundwa Ariane. Ko tatuwaje kavuze iki? Oh, nagafro. Nagafro. Yeah. Nta muntu wanditseho se? No. Handitseho mama wanjye wenyine. Mama wawe. Yego. Ko warabiyakanyise. Ntabwo byibuka. Ntabwo nabyibukaga. Okay, tugusanze muri anniversaire ya Natacha muraziranye gute? Nishiti yanjye. Nishiti y'abantu bose, nk'umwana mwiza ya. That's why. Ni umwana mwiza. Ashije kingana kimuziranye? Like ntabwo najya kubivuga ibintu byinshi ariko nishiti yanjye. Ashije nyine nk'igihe kingana iki? Amezi 6. Mwahuye gute? Twahurijwe n'umushiti wiwe cyane wa bugufi bitewe na projet dufitanye. Na projet dufitanye imeze gute? Ntago wavuga ibintu bitarasohoka. Bitarasohoka. Ufite tatuwaje hano. Kavuze iki ko? Subibone se ni inyenyeri nyine. Ni inyenyeri gusa. Bisobanuye iki mu buzima bwawe? Man. Inyenyeri se uko bizisobanura iki? Ntago mbizi niyo mvuga mubajije. Inyenyeri nyine zisobanura ko zirabonesha mu mwijima. Ubwo urumva ndurumuri. N'urumuri rwanjye yaba. Urumuri ariko uri na mwiza wa mugani ushaka kuba urumuri. Ufite n'agatayi kaba Miss. Wigeze ujya muri Miss Rwanda? Naje gusanga ibintu byose ntabyujuje. Ufite no mu kanwa heza. Ni ibyo utari wujuje. Ntago nyira amasomo bafite nayo mfite ntago bihura. Ndetse bareba nyashe? Oya ariko hari abareba amashuri wize cyangwa se sinzi. Ntabwo wize se? Ntago ari ngombwa kujyamo uko hari ibindi najyamo. Ntabwo wize? Ntabwo wize. None se ibyo ndi kuvuga nturi kubyumva? Ubuzima busanzwe ukora iki? Ubuzima busanzwe? Ndi mu vixen. Ujya mu video? Yeah. Wagiye mu ndimbo nkayihe izwi? No mbitangiye vuba ariko ibindi n'ubuzima busanzwe bwanjye. N'ubuzima busanzwe. Wisanda gute se mu vixen? Ndabikunda mfite abantu batumye mbikunda cyane bari kubinyinjizamo. Yani ibyo byanjye tu. Bande? Barahari. Bese ni muzabamenya bitewe nuko wenda nanjye mwamenya. Nuko twakumenya. Bivuze ko hari imbogamizi rero watangiye guhura nazo se kuri gukibijyamo? Nta mbogamizi kuko najya muri video yari yose mbishaka ntago ari itegeko. Ntago ari itegeko. None se hari video ushaka kutajyamo? Bitewe wenda narore bakubwiye cyane uko nayo kuko mu Rwanda amarore yose umuntu aba yemerewe kuba yayakora bitemewe se nabangiye gukina porno. Gukina porno? Kireka ngiye gukina porno ribyo ntabyemera. Bagoye nk'amafaranga runaka menshi. Ntago byemewe nubwo hari abo bitunze ariko nge numva ko kuba mu vixen bitavuga ko waba ugiye gukina porno. Agatikizo ka porno sugakuye. Impamvu nyine nuko mbona ari byo bintu bisebetse. Ari byo bintu bisebetse. Nawe winde nko kuba wajya nko mu ndirimbo wambaye wenda nk'akenda k'imbere gusa ntacyo bintu byo bitwaye. Cyambere nta mafaranga. None se ubu ngubu nyine waba ubyambara. Nese amafaranga yakoresha buri kintu cyose. Nanjye nibyo nagusobanuriye biterwa n'ibyo ugiye gukora. Ariko urambwiye ngo cyambere nta mafaranga. Nta mafaranga ya. Ntabwo nyine umuntu aguye amafaranga yakoresha buri kintu ashaka. No, ntago aricyo bivuga. Ngo cyambere ntago ari amafaranga rero. Ni amafaranga bitewe n'icyo ugiye gukora. Ntago bugiye kubikora wabikoreye free. Ntago wajya muri video y'umuntu ugiye kugiramo ubuntu cyangwa iki ibyo ngibyo ni ibintu uba ugomba kwishyurirwa kuba wakoze akazi. Ariko ibindi byo biri nyine ku ruhande. Ubwo nk'amafaranga menshi baguhaye wagiye muri video yarangaye. Ibyo ni ibanga ry'akazi biterwa n'uwari kuko hagati yanga nanga. Ibyo ngibyo biba biterwa nyine n'umuhanzi wari kuko abantu bose ntago banganya ubushobozi. Okay, umuhanzi wese wajya approaching agakunda kujya mu ndirimbo ye. Of course. Yeah. No Rwanda waba ukizamuka n'iki. Mu mutwe mwana. Icyambere
umusabetse dusoze tugiye gusoza amana nta niba turakora icya mbere nyine nuko yaba yakwishyuye ibindi byo ntago bikureba ya feeling ata feeling ibyo nibyo ntago bindeba pe si imyaka yanjye kandi nayo ugiye kuyimbaza abantu bankunda abantu bankunda ubwo ni abanzi abatanzi nabo bazamenya turi kumwe byiza biri imbere nitwa Ariane Pretty thank you so much